Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kuganira no kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 abantu benshi batari bazi ku buzima bwite bwa Sherry Silver, ariyo mpamvu musaba kureba kugeza ku cyambere kuko cyo cyatangaje abantu benshi cyane. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi nuko papa wa Sherry Silver bamwishe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi, ubwo Sherry Silver yari amaze ukwezi kumwe avutse. Sherry Silver ubundi yavutse muri Nyakanga mu mwaka w'1994, avukira i Huye, akaba ari we mwana gusa iwabo babyara. Sherry Silver imyaka 3 ye ya mbere akaba yarayibaye mu Rwanda mbere yo kwimukira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo Sherry Silver yari afite imyaka 9 gusa nibwo mubyara we yaje gupfa azize indwara ya malaria, ari byo byatumye Sherry Silver amaze gukura aba umuntu ukora ubukangurambaga bwo kurwanya malaria. Ku mwanya wa 9 utaruzi nuko Sherry Silver yagiye mu buhungiro ubwo yari afite imyaka 5 gusa. Mu mwaka w'1999 nibwo Sherry Silver na mama we witwaga Florence Silver bahunze bakimukira mu gihugu cy'Ubwongereza, abariho bajya gutangira ubuzima bushyashya. Sherry Silver avuga ko akigera mu gihugu cy'Ubwongereza batangiye kujya bamunyuzura ndetse batangira no kujya bamukorera ivangura bitewe n'uruhu rwe, kuko icyo gihe yari afite uruhu rw'umukara cyane ndetse bakanamuseka uburyo avugamo accent ye. Nibwo mama we yaje kumubwira anamushishikariza guterwa ishema n'uko ari ndetse n'ibimuranga. Sherry Silver yavuze ko yigeze kugerageza kwitukuza kubera ivangura yahuraga naryo. Mama Sherry Silver kandi yari umugore ukora cyane kuko yakoraga utuzi twinshi kugira ngo abone ubushobozi bwo kwitunga no gutunga umukobwa we. Bitewe nuko nta bushobozi mama wa Sherry Silver yari afite, yahise ajyana Sherry Silver kwiga mu kigo cya Stage Coach Theatre Arts. Nyuma yaje kubona impamyabumenyi mu bijyanye na Business and Marketing ayikuye muri University ya Essex. Ku mwanya wa 8 utaruzi nuko Sherry Silver nubwo yahiriwe mu mwuga wo kubyina ariko ntabwo ari byo yashakaga kuzakora. Ubundi Sherry Silver yakuze afite inzozi zo kuzaba umuganga cyangwa umwastronaut bamwe bakora mu isanzure, gusa ibi byaje kutagerwaho kuko yaje gukunda ibintu bijyanye no kubyina cyane, abari byaho umwanya munini. Sherry Silver afite imyaka 11 nibwo yashinze itsinda ribyina ryitwa Children of Destiny. Gusa bigeze mu mwaka wa 2012 nibwo yatangiye kubigira seriye, aho yatangiye kubona ko ahantu honyine hazatuma imibyinire ya Afro itera imbere ari mu mujyi w'i Londres. Nyuma yaje guhita ashinga irindi tsinda aryita The Unique Silver Dancers, yaje no gutsindira igihembo cya BAFTA for Best Dance Group mwaka wa 2013. Sherry Silver yaje gufungura YouTube channel, atangira kujya ashyiraho video ze ari kubyina, bitangira kujya birebwa n'abantu batari benshi cyane. Ikintu gitangaje ntabwo Sherry Silver yari yarigeze yiga kubyina wenda nko mu ishuri runaka, ahubwo byose ni ibintu yigishije ku giti cye. Mu mwaka wa 2006 ubwo Sherry Silver yari afite imyaka 3 gusa nibwo bwa mbere yari ataramiye Perezida Paul Kagame ubwo yari yagiye mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse yaje no kumuririmbira indirimbo yari yaranditse yitwa Rudasumbwa. Mu mwaka wa 2018 nibwo Sherry Silver yamenyekanye ubwo yagaragaraga mu mashusho y'indirimbo yitwaga This is America ya Childish Gambino, yaje no gutwara igihembo cya Grammy nka video nziza y'umwaka. Uyu muhanzi yabonye Sherry Silver binyuze muri mwishywa we wakundaga cyane ibikorwa bya Sherry Silver yashyiraga kuri YouTube. Nibwo uyu mwishywa w'uyu muhanzi yeretse ureberera inyungu uyu muhanzi amwereka video za Sherry Silver, nibwo nawe yahise aziha Childish Gambino. Nibwo uyu muhanzi yavuze ko ashaka Sherry Silver ko azabyina mu ndirimbo ye kuko bari barakunze ukuntu abyina cyane cyane imbyino ya gwaragwara yo muri Afurika y'Epfo. Bimwe mu bihembo yagiye atwara kubera ibikorwa bye harimo igihembo cya MTV Video Music Award for Best Choreography yatwaye mu mwaka wa 2018 abikesha indirimbo This is America, akaba ari nawe munyafrika wa mbere watsindiye igihembo muri iki cyiciro. Muri uwo mwaka kandi yatwaye Best Choreographer mu bihembo bya African Pride Award, ndetse anatwara Screen Nations Award mu mwaka wa 2011 kubera uruhare yagize muri filime yitwa African United. Ku mwanya wa 7 utaruzi nuko Sherry Silver ari umuntu ukunda kurya cyane ibiryo by'umwimerere kandi bya Kinyarwanda, harimo brochette, umuceri n'amafiriti, hakaza ipirawu ndetse n'ibindi byinshi. Imwe mu mpamvu zimutera kubirya ni ukugira ngo agume azirikana inkomoko ye ndetse no gushyigikira abantu babikora kugira ngo agomeze ateze imbere community ye. Ku mwanya wa 6 utaruzi nuko Sherry Silver ari umuntu ufite imyizerere ikomeye, aho we avuga ko ari umukristo wabyiyeguriye, aho bamwe mu bashuti be bakunze kumubwira ko ameze nk'umuvugabutumwa bitewe n'ukuntu ahantu hose haba ari ku mbuga nkoranyambaga abavuga ku Mana n'imyemerere ye. Sherry Silver avuga ko Yesu yamubereye papa we nyuma y'uko se bamwishe ubwo yari akimara kuvuka. Ikindi avuga ko imyemerere ye ari igize igice cy'ubuzima bwe kinini inyuma y'amarido. Sherry Silver yatangiye kujya mu bintu by'Imana nyuma yo guhunga mu mwaka wa 1994.
Ikindi mubyara we amaze gupfa yishwe na malaria nibwo yatangiye kwibona nk'uwahamagariwe gukorera no gufasha abandi. Sherry Silver kandi avuga ko intsinzi ye ayikesha Imana ndetse akanashishikariza abakiri bato kuyoboka Imana, ndetse Sherry Silver akaba yaranahuye na Papa Francis mu mwaka wa 2019. Ku mwanya gatanu utaruzi nuko Sherry Silver ari umuntu ukunda kumva ubwoko bw'imiziki itandukanye, ariko cyane cyane imiziki ya reggae, afrobeat ndetse n'imiziki ya gospel. Injyana ya afrobeat yatangiye kuyikunda cyane ubwo yatangiraga ibijyanye no kubyina, aho yashakaga kwerekana umuco wa Afrika binyuze mu bugeni bwo kubyina. Naho injyana ya reggae yo yavuze ko umuhanzi wa reggae akunda ari Beres Hammond, mu gihe gospel cyangwa indirimbo zo guhimbaza Imana zo akunda kuzumva cyane cyane yari mu rugo, bitewe nuko Sherry Silver ari umuntu wemera Imana cyane n'ibijyanye no gusenga. Ku mwanya kane utaruzi nuko Sherry Silver afasha abana barenga 700 kuzamura impano zabo binyuze muri foundation yashinze bita Sherry Silver Foundation, yamuritswe ku mugaragaro mu mwaka wa 2015. Bimwe mu bintu aba bana babonera muri iyi foundation ya Sherry Silver harimo ko bigishwa kubyina, kuririmba no kumenya gukoresha ibikoresho bya muzika, aho bifasha aba bana kwivumbura mu bushobozi bwo guhanga no kubukuza. Ikindi aba bana bishyurirwa amafaranga y'ishuri ndetse n'ubwishingizi mu kwivuza. Ikindi aba bana baragaburirwa bakanabaha aho kurara, bakabaha imyenda ndetse na passport igihe bagiye gutembera. Aba bana kandi bajyanwa gutarama ku rwego mpuzamahanga, aho banahura n'abahanzi b'ibyamamare nka Kendrick Lamar, ibyo bibafasha kwiyubakamo icyizere muri bo. Ikindi Sherry Silver yaje guhabwa umwanya wo kuba umuvugizi wa IFAD for Rural Youth na ambasaderi w'umuryango w'abibumbye, ibi biri mu byamufashe mu gukomeza gushyigikira urubyiruko. Sherry Silver kandi ari gukusanya amafaranga agera kuri $20 million zo kuzubaka ikigo cya mbere mu Rwanda giteza imbere kikanazamura impano gihambaye. Sherry Silver avuga kandi ko impamvu yakoze foundation ye ari ukugira ngo ahe amahirwe abana b'Abanyarwanda we atigeze abona, kuko yaje kubona ko abenshi badafite ahantu ho gukuriza impano zabo ndetse banabayeho mu bukene no kuba ku muhanda. Ku mwanya gatatu utaruzi nuko Sherry Silver afite abana b'imanga yatangiye kurera guhera mu mwaka wa 2019, akaba yarabafashe akajya kubarera nyuma yuko mama wabo apfuye ubwo yari ari kubabyara. Aba bana umwe yitwa Precious Kirezi, undi yitwa Safai. Nyuma yuko mama wabo apfuye, Sherry Silver yaje kububakira inzu yabo na se kugira ngo babe ahantu hameze neza. Aba bana bakaba bari mu bandi bakiri bato bafashwe binyuze muri iyi foundation ya Sherry Silver n'indi mishinga ye yo gufasha. Sherry Silver kandi avuga ko kurera aba bana byahinduye ubuzima bwe ndetse aragerageza kubitaho kugira ngo bazagire imikurire myiza. Ku mwanya kabiri utaruzi nuko Sherry Silver usibye ibihembo yatwaye, hari ibindi bintu by'icyubahiro yagiye abona cyangwa ahabwa, harimo guhura na Papa Francis mu mwaka wa 2019, kwitabira inama y'ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere yari yabereye i Glasgow, aho yari yitabiriwe n'abandi bantu bazwi nka Idris Elba na Sabrina Alba, aho Sherry Silver yanafashe ijambo akavuga. Ikindi yitabiriye inama ya WHO Walk the Talk event yabaye mu mwaka wa 2023. Ikindi yari ari mu bishushanyo 9 bya 3D printed statues byamuritswe na Adidas London mu mwaka wa 2022 kugira ngo bateze imbere uburinganire mu mikino. Ikindi yakoranye n'abahanzi benshi batandukanye bakomeye nka Burna Boy, Gigi Hadid, Bella Hadid, Cardi B, Lady Gaga, Rihanna, Harry Styles na Nicki Minaj. Ikindi yanakoranyeho n'ibigo bikomeye cyane nka Apple, Vodafone, Nike, Google na H&M. Ikindi Sherry Silver yanashyizwe ku rutonde rwa Forbes rw'abantu 30 bahanze udushya. Nyuma yaje gushyirwa mu rutonde rw'abantu 100 na Time Magazine, ndetse yaje no gushimirwa na Bill Gates kubw'imirimo ye nk'umunyafrika muto wahanze udushya. Ku mwanya mbere utaruzi nuko Sherry Silver kugeza na n'ubu nta mukunzi afite, aho yavuze ko ibijyanye no gushaka umugabo yabihariye Yesu ngo aba ari we uzabimuyoboramo, ndetse yavuze ko impamvu yishe nyuma yo kutagira umukunzi ari uko abahugiye mu kwibanda kugera ku ntego ze no kwiyubaka. Ikindi Sherry Silver yavuze ko bimwe mu bintu byatuma adakundana n'umuntu harimo kuba uwo muntu anuka mu kanwa, kuba afite ingeso zo kutubaha, kwibwira ko Sherry Silver ari urishyura mu gihe basohokanye, ndetse no kugira ikinyabupfura gike. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa yuko umusanzu mwatanga ukomeye mu gushyigikira ibyo dukora ari ugukanda subscribe muri benshi, tukubaka umuryango mugari w'iyi YouTube channel Kefradon Entertainment, mugakanda like mukanasharinga iki kiganiro ku bantu benshi. Naho ubutaha.